KinaRwanda ubundi ni umushinga ugamije kugira ngo wigishe abanyarwanda muri rusange ibijyanye no gukina kw'abana. So muri KinaRwanda twemera yuko iyo umwana ari gukina yigiramo ibintu byinshi. So bitandukanye no kumva yuko gukina ari uguta umwanya nk'uko abantu benshi babitekereza, cyangwa se gukina ari ukwishimisha gusa. Ahubwo hari ubushakashatsi bwinshi bwagiye bugaragaza yuko uko abana bakina niko batera imbere. Kubera ko umwana ari gukina yiga ibintu byinshi. Burya n'umubyeyi ari gukina n'umwana nanone bituma umubyeyi asobanukirwa umwana we neza, akaba yamenya umwana wanjye akunda kino, umwana wanjye yanga kino, umwana wanjye ashobora kuzaba iki ngiki. So ni muri urwo rwego rero KinaRwanda twayitangije, tukaba dufite ibikorwa byinshi bitandukanye twagiye dukora muri uwo mushinga. Mu minsi ishize twaje gutungurwa no gushimishwa cyane n'indirimbo Juno yakoze yari irimo ubutumwa bwo gukina. Twebwe nka KinaRwanda twumvisha indirimbo, kumva ni indirimbo irimo actually ubutumwa dukeneye. So bijyanye n'ibikorwa dukora n'ukuntu tubikora, kubera ko ibikorwa byacu byinshi tubikora dukoresheje ubukangurambaga, itangazamakuru, social media cyangwa se ibinyamakuru bitandukanye. Twumva yuko byaba byiza tuganira na Juno Kizigenza tukareba kuntu ino ndirimbo ye na Dj Higa na DJ Rusam twayikoresha noneho mu gutanga amakuru atandukanye. Atwemerera yuko yazaza guperforminga mu bikorwa byacu dufite turi gutembera mu gihugu ahantu hatandukanye, ndetse anatwemerera yuko amwe mu mashusho ye yazafatwa na KinaRwanda tukayisponsoriza kugira ngo dukorane dufatanye twese kugira ngo noneho ubutumwa bwo gukina bugere kure. Kuko of course nanjye nabaye umwana kandi nzi kuba umwana no gukina n'abandi bagenzi banjye hari byinshi nagiye mbigiraho, hari exposure nagize kubera ibyo bintu, hari different mind na developing kubera ibyo ngibyo. So nyimara kumenya about KinaRwanda, nyimenya icyo bakora, their mission n'ibindi nabaye inspired na mission yabo yo like play but learn and stuff nizo. Then by inspired nabyo I was like, why can't I have my part mu inspiring abana ko gukina bitari just for fun gusa, bishobora kukubyarira izindi nyungu, like wakuramo career, ushobora gukina uririmba ukaba umusani like me, you know. So nuko then I went in the studio, ndagenda nkora indirimbo, then nabo barayikunda, twemeranya ko tugomba kugirana partnership yo gukorana kuri iyo project. Nagenda mu caravan yabo, they invite me nkaririmbira abana cause mu busanzwe ngenda umufana w'abana cyane kabisa. I love playing with kids, ndetse no kuba inspiring nabyo it's another part mba ngomba playing in my society. So I was like, why can't I partner with them tukagira a project, nuko byaje and they agreed. Now we are working together. Uyu wari umushinga wa Juno Kizigenza byitangira. So yakoze ino ndirimbo arayisohora ku mafaranga ye. Hanyuma noneho mu kureba ko ibikorwa bye n'ibikorwa twari turimo icyo gihe nibwo twabonye yuko bishobora guhura. So ni nayo mpamvu rero twamutumiye. Urebye igikorwa tuzakora cyane kurusha ibindi ni kumufasha cyangwa se no kwishyura production costs za video. Urumva kubera ko n'ubusanzwe akunda gukina, ariko turagira ngo tuzakore video buryo izaza iri mu bukangurambaga, donc irimo ubutumwa none mu buryo bwimbitse bw'amashusho. So yemeye kudusanga rero mu gitaramo, hanyuma natwe noneho twemera yuko kubera ibyo bikorwa byose yakomeje kuduha, natwe twemera yuko party yacu twazagira icyo twishyura mu gihe video production izabiri gukorwa. Biragoye kumenya cost ya video mutaragera muri script, mutaragera mu bintu bitandukanye, ariko amafaranga yari yose bizadusaba tuzayatanga. Umuntu wari we wese ufite inkunga ashobora gutera turayakira. So inkunga ya Juno Kizigenza yari indirimbo, natwe ubwo dushaka ubundi nawe dufatanya nawe. Tugira abandi mwaka avuga ati wenda twagiye nk'ahana akavuga ati ngewe nzabazanira aba volontaire 10 babaze badufashe muri ibyo bikorwa. Ntabwo ikindi cyari igikorwa avuga ngo kiri ahantu ngo gifite amafaranga menshi ahantu muri banke.
ni igikorwa cy'abanyarwanda dushaka yuko buri munyarwanda wese yiyumvamo ufite akana kariko kose yaza agashyiramo kavuga ati ngewe nyiri umwana narakinye bimfasha kino naye ndashaka ko bari umuna banjye cyangwa se abana b'abaturanyi bazakina kugira ngo batekereze kino kintu ku buryo baza muri icyo gikorwa bakadusanga. Tubaye abafatanyabikorwa ba Kigali Public Library ukwezi gushize gusa, nabwo nuko bari barabonye ibintu dukora babona ni byiza, basanga twakomeza gukorana tukajya no kubikora muri Kigali Public Library. So urumva rero nk'abaparteneri ba Kigali Public Library dusigaye tuhafite ibikorwa bya KinaRwanda. Igihe bari abayobozi b'icyubahiro bagiye kubasura, niko natwe baduhamagaye kugira ngo tugaragaze ibikorwa bya KinaRwanda. So again urumva ko ibyo ngibyo nabyo bikonekta muri ya impact wavugaga. Ni ukuvuga ngo ibikorwa turi kugenda dukora abantu bari kugenda babibona. Urumva uko abantu babibona bagenda bafatamo bakoraho bagira icyo babikoraho nyine. Kugeza ubu ngubu abantu benshi baracyatekereza yuko gukina ari uguta umwanya, nta nubwo babona akamaro ko gukina. So akenshi niyo tujya tubibona no mu mapost wapostinga wenda nk'umuntu ari gukina ukumva umuntu avuze ngo ubwo murahaze shango none se ngo baba uraye mukabona umwanya wo gukina. Ariko twebwe icyo dushaka ko abantu bamenya ni uko gukina si amafaranga, gukina si uguhaga. Challenge dufite ikomeye cyane ni uko abantu benshi batarasobanukirwa gukina. Akaba ari nayo mpamvu vraiment dukomeza gushaka korana n'abantu benshi kugira ngo bumve ko gukina atari uguhaga cyangwa se guta umwanya. Kwisanga muri iyo projet ni kugira ngo umuntu abanza asobanukirwe ko umwana we, mushiki we, murumuna we, umwana w'umuturanyi, umwana yigisha ko gukina ari uburenganzira bwe. Nicyo kintu cya mbere. Uko azabikora kose ntacyo bidutwaye. Ntabwo ari ngombwa ngo yumve ngo ari muri KinaRwanda. Urumva ni nayo mpamvu twakubwiye ko dukoresha cyane cyane uburyo bw'itangazamakuru n'ubukangurambaga butandukanye. Twebwe turagira ngo umuntu wese namara gusobanukirwa gukina icyo ari cyo ahita avuga ati none ngiye kubigiramo uruhare. Uhita ukina n'umwana wawe, nuhura n'umwana w'umuturanyi mukina. Niba uri mwarimu nubona abana bari gukina ugenda urebe ukuntu bari gukina. Uriya ushobora kugenda ukareba ukuntu abana bari gukina ugahita ukuramo ibintu byinshi cyane utaruzi kuri abo bana. Urwo ni rwo ruhare dushaka ko umuntu uri Rusizi, umunyarwanda uri ahantu hose ahantu hariho hose ari rwo ruhare abigiramo. Project ya indirimbo ya Aye yari yanjye mbere yuko tunagirana approach na KinaRwanda. So nashatse gufeaturing aho bari aba DJ like n'abantu nabo bari muri entertainment industry. I wanted them to feature on my project kugira ngo nabo ubwabo bafite indi public yabo n'ibiki, kandi dufite the same mindset yo kumva ko abana nabo iyo bakina hari icyo bibungura, natwe hari ibyo kugira childhood iri playful, natwe hari icyo byatwunguye cyane cyane ku ma career twese turimo. So twagize the same mindset about it, then we're like why can't we do this together? Gusa partnership ni njyewe na KinaRwanda, hanyuma bariya they featured on my project.